Yes, bakunzi ba Zararyoshye TV nk'uko bisanzwe twongeye kubasuhuza tubifuriza amahirwe n'imigisha bituruka ku Uwiteka. Uyu munsi twagiye mu butembere ahantu biryoshye cyane rwose bavuga ngo ni naca. Ubu turi muri naca. Tugeze ahantu ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda turi mu butembere. Murabona ko hari ibyiza nyaburanga, hari amazi. Ntitwagiye twenyine rero turi kumwe na bagenzi bacu dusanzwe dukorana cyane muzi. Kuri Zararyoshye TV ni abakinnyi bakina mu mafilime atandukanye muzi agenda aca kuri iyo cano. Turi kumwe n'umuntu hano imbere yacu mu butembere twagize, turifuza ko abanza akibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Mazina nitwa Hagenimana Etienne mu buzima busanzwe. Ayo nayanjye niswe n'ababyeyi. Yes, uti hari amazina niswe n'ababyeyi. Byanze bikunze bigaragara ko ufite n'amazina yandi ku ruhande atari ay'ababyeyi. Watubwira n'amazina akurikira kugira ngo tubashe gukomezanya. Murakoze. Mazina nitwa Hagenimana Etienne, muri filime hakina nitwa Tom. Uti nkina nitwa Tom. Ese filime ukina witwa Tom ni iyihe kugira ngo abantu babasha kudukurikira bazamenye ngo filime ukinamo witwa Tom ni iyihe? Kino kudukurikirana muri filime zacu. Tom nkina ni muri Behind Love. Behind Love. Ese ukina kuri Zararyoshye TV, waba ukina muri filime zingahe? Byumvikana ko ari filime zirenze imwe. Nkina muri filime ebyiri. Batubwira amazina yazo kugira ngo tuzabashe kubwira abadukurikira bazimenye. Okay, filime ya mbere dukinamo ni season Behind Love. Hari n'indi filime n'izindi turi gukora muri iyi minsi inkuru y'ubwenge. Ushatse kudukurikirana bajya kuri YouTube ukandika inkuru y'ubwenge. Ya, turaza kubireba mu kanya wenda ibijyanye n'aho umuntu yabakurikirana bikuye, ariko muri aka kanya tugusanze ahantu heza cyane bigaragara ko mutegurira ahantu hameze neza. Bavuga ni ese ni iki mwateguye muri location mufite ahantu mukinira, mwabiteguye mute kugira ngo mube mwakinira ahantu hameze gutya mukine filime? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ubundi iyo turebye filime zigenda zica ku ma YouTube cyane cyane nk'abanyarwanda filime dusanzwe tubabonaho, twarebye dusanga filime iri ahantu nkanga tugarura mu buzima bwacu bwa kera mo ukuntu zidusubizamo inyuma mu buzima bwacu bwa kera. Ya, iyo uvuze mu buzima bwa kera abantu bavuga mu cyaro, tukiri mu cyaro hari ngira ngo wenda nibyo ushaka kuvuga? Mu cyaro. Okay. Uti rero twararebye dusanga twakwisunga ahantu nk'aha, turavuga tuti nidukinira ahantu hagaragara nk'icyaro bizaba byiza kurushaho. Ni iki murusha abantu bakinira filime mu mujyi, mu mazu y'ama etaje, mu bintu bidasanzwe by'ibitangaza by'amazu ataboneka? Ibyo tubarusha ni byinshi. Urugero mu mujyi hari umuntu wakwereka aya mazi. Hindukiza kamera ariko barebe n'ibyiza bindi. Nta hantu turaza kubikora mu kanya nta kibazo. Ngira ngo ubwo abadukurikiye hari hakurya ni mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Murabona ko turi ahantu heza cyane, ahantu Akagera gahurira n'Umuvumba. Ku bahazi ubwo babareba kuri mapu muzareba hariya hejuru mu ruhande rw'iburyo kuri mapu, hejuru mu nguni niho turi. Ahangaha ubu niho duhagaze, hariho uruhande rw'u Rwanda, Tanzania na Uganda. Ngira ngo murabona ko abantu baryoshye. Rero mbere y'uko wenda dukomeza ikindi, watubwira igitekerezo wagize kugira ngo mukine filime? Ni iki cyaguteye amahitamo yo gukina filime? Ubundi amahitamo y'umuntu, hari ibintu ukura wumva ubikunze ubishaka, noneho kubera abantu mufata cyangwa kubura abantu bagenda ukuraho ubufasha n'iki bigatuma ariyo mpamvu mwe tubikora tumaze gukura. Tugeze nk'ahangaha tugeze urabona ko turi abantu bakuru. Ya, byumvikana ko ari message yawe ushaka gutanga. Ese ukina uri muntu ki? Ukina ibiki muri role zawe ukina? Uri umukomediye, uri umukinnyi utanga story zo kwigisha, ukina ushaka kugaragaza iki? Ubundi ngewe izo nkinamo muri role yanjye ni role zigamije kwigisha. Waduha ubutumwa bugufi muri role wigishamo abantu? Wenda nk'urugero, hari filime ari usanze turi gukora igamije abantu bo mu byaro usanga ubujura bwarabaye, aho umuntu usanga umuntu ananirwa gukora avuga kumva ko yajya kwiba iby'abandi.
icyo gihe rero nk'umuntu ushaka gutanga umusanzu mu banyarwanda utigishije abantu ngo wereke ko ubujura butemewe, ni muri byumvikana ko message muri tuba dushaka utanga mesaje y'uko abantu bagomba gukura amaboko mu mufuka bagakora. Hanyuma rero wenda tugana ku musozo, ndagira ngo ubanze utubwire akantu gashobora gushimisha abakunzi bawe cyangwa se abantu bagukurikira nka Tom, muri filime Behind the Love watubwiye cyangwa se no mu zindi, wenda ahandi ubwo tuzakomeza ibiganiro ubutaha, ariko ni iki wabwira abantu ukabashimisha kugira ngo bazanagukunde kuruta uko bagukunda? nanjye rego uko mpagaze aha Nawe urashimishije. nanjye ndashimishije. Hari utabibona se? Bakeka ko mu ishyamba nk'iri ahantu heza nk'aha haba hari n'umuntu usa neza nkanjye. Igihe narebye nka rinete wambaye, abantu mushishoza muze kureba cyane, njye nakubonaga nk'umuntu w'umukomediye bitewe na rinete mbona wambaye Ngizi zirahenda cyane ukuntu umeze. Njye niyo mpamvu navuze wenda ngo uduhe akantu gasekeje kugira ngo abantu bazatubona babihuze na rinete wambaye. Ubundi gusetsa ushatse kuvuga ni nka gute buriya ko nanjye ubwanjye barumva ncekeje. Nawe urasekeje. Nanjye ndasekeje. Reka wenda tugane ku musozo, tubwire icyo wifuza ku bantu bagukurikirana kuri Zararyoshye TV. Murakoze. Ikintu cya mbere twifuza ku bakunzi bacu ni ukudukurikirana kenshi. Inkunga tuba tubasaba barayizi, ni gukora subscribe, share bakabasha kuzikora ku bantu babasha kutwiyumvamo, mbese bakakomeza kudukurikirana kenshi. Ni kuri Zararyoshye TV rero, ngira ngo ubwo muzafollowinga, subscribe, comment na share. Turakomeza tuganira n'abandi nabo muri rusange, muzakomeza mukurikirana ibiganiro. Reka tubifuriza amahirwe n'imigisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.